Dore dufana Melody ne mufana Melody cyane nimba ari cyane cyishimije no kubona umufana Bruce Melody nyakazinda yambaye ukuvuga ngo rero inzoga nziza nawe yamamaza abangaba bagiye bagafata urupapuro rwa serviette bagashyira hariya twebwe turi kuri Melody kandi bagera stage nibwo bari gukoresha bwo kwihanaguza nimugoroba icyere cyane so naso dufite n'abangaba bose barimo kumufana ahubwo babahaye udupapuro tw'ubuntu two kuza kwihanaguza baratumanika ariko mukanya nagira stage nibwo uri bisobanukirwa umufana we nuhuye kuko abangaba bose bareta bamwiruka the Ben barenda kumuhinduka nk'ingembi mukuraho icyizere kibereka ko ari buze kuboneka abafana Bruce Melody nyuma yuko twanyujemo amaso ugasanga nta bandi bantu bahari icyo kanyukubwire umuntu wa mbere watwaye gumaguma akaba ari hano the Ben yabaga muri Amerika kandi yaragiye kuri misiyo y'igihugu situzi cyari cyaramujyanye ariko yari yarahunze aba bantu ibintu barimo gukora ni bya bindi Yesu bamukoreye igorogota mukanya baravuga ngo nabambwe siwe igitangaza ngura mushiti wanjye urabireba yamubonye mukanya turenda kubakoma bakibura uriya n'umufana wa gatatu ibi ngibi biri hano ni bya bindi by'abantu uza nimugoroba bakagupfumbatisha ukaza kuvuga ibyo utakavuze jya kuri YouTube channel yiwe amaze kugira abasabuzi barenga miliyoni yego magana angahe 600 suhari ibyo bintu nimujya mubivuga mujye mushingira ku byo bita fact mu ruzungu urwo ni uruzungu nakubwira hari abafana bakomeza kugenda bavuga ngo birashoboka cyane ko ziriya subscribe zishobora kuba ari ingurano bitewe nuko yaje gusanga afite abasubscribers barenga miliyoni n'amafaranga agira abafana turi kubona amafaranga agira ku buryo yazigura nicyo kibazo nanone nose mbonye yaraziguze utaza kukumaramo kutumaramo umwuka mukanya dukeneye gufana Bruce Melody afite abafana 100%. Abangaba ni abana b'abakire bamaze kurya ibijumba n'ibitoki n'ibiki sengera muri gukomeza kugenda mubibona cyane ko abafana ba Bruce Melody batangiye kuza maze ko abafana 16 ba Bruce Melody uyu nguyu nakagaragara mana agahinda karanyishe maranga umuntu Yesu ari umuntu umwe ndababaye dore agahinda karanyishe bari kuvuga ko uwitwa Melody abafana yabatsimbye muri buze gutungurwa ese murabyemera ko abafite abasari babifitiye icyizere kubera icyahisha abafana be ukurikije uko babibonye niba bifitiye icyizere naza n'abafana be naribwa ngo dukompete hano ntabwo nabashobora kutaboneka niba yahisha n'abafana nabo bashobora kutaboneka ko yatinye urabona uri ko ari iyo mpamvu yatumye tubura abafana ba Bruce Melody ku stade nabona uko nta cyizere bifitiye barenga igihumbi bari inyuma bari kuri gate ariko mu kanya gato polisi igiye kubotoriza binjiremo barabujije kwinjira Dore dufana Melody
niba umufana Melody cyane nimba ari ikintu cya mbere kinshimishije ni ukubona umufana Bruce Melody munyakazinga mwambaye ni ukuvuga ngo rero inzoga nziza nawe yamamaza abangaba bagiye bagafata urupapuro rwa seriviyete bagashyira hariya twebwe turi kuri Melody kandi nagera stage nibwo bahereza ubukoresho bwo kwihanaguza nimugoroba icyakere cyane. Yego reka mbabaze kanu gato nengeye kubabaza ku giti cyanyu nibwo nyujemo amaso nibwo bwa mbere mbonye umufana Bruce Melody hano Nyagatare ese ntabwo bibateye isoni kuba muri gufana Bruce Melody dufite n'abangaba bose barimo kumufana ahubwo babahaye udupapuro tw'ubuntu two kuza kwihanaguza baratumanika ariko mukanya nagira stage nibwo uri busobanukirwa umufana we nuhuye kuko abangaba bose bahita bamwiruka The Ben barenda kumuhinduka nk'inge mbi mukuraho icyizere kibereka ko ari buze kuboneka abafana Bruce Melody nyuma yuko twanyujemo amaso ugasanga nta bandi bantu bahari. Icyo kanyukubwire umuntu wa mbere watwaye gumaguma akaba ari hano The Ben yabaga muri Amerika kandi yari yaragiye kuri misiyo y'igihugu situzi cyari cyaramujyanye ariko yari yarahunze icyo kibuga cyari cyacu icyo ni icya mbere. Yego none ikindi rero gikurikiyeho ndashaka kujya gusobanurira tugomba gufana umwana wirekura akavuga akaganira n'itangazamakuru ntabwo ndabona interview zirenze ebyiri za The Ben ariko Bruce Melody nta gitangazamakuru atarahereza interview icyo ni ikikwereka ko umuntu ari umuhanzi kandi ari n'umunyakora business. Yego uratekereza ko ari iyo mpamvu iri gutuma nta bafana rero turi kubona aha ngaha kandi ari ingoma mashya abafana be barahari n'aba bose urora aba bantu ibintu barimo gukora ni bya bindi Yesu bamukoreye igorogota mu kanya baravuga ngo nabambwe siwe yego hari amakuru ari kuvuga ko uwitwa Bruce Melody burya ngo yaraye aha ngaha akabasha gukoresha inama buri mufana we wese ngo ntaze kugaragara mu masaha yo kumanwa ese ayo makuru na yanyayo ayo makuru si ayanyayo ahubwo bagomba gushakisha impande zose kugira ngo barebe bari mu muterere ariko ntabwo bishoboka igitangaza ngo uriya mushiti wanjye uri murabireba bamubonye mukanya turenda kubakoma bakibura uriya n'umufana wa gatatu noneho ngo bagita umwuzukuru w'amafaranga ubu rero mukanya uraza kubibona abari kuvuga ko Munyakazi ari gushakira akazi ku bakoze akazi wowe uyavuga iki wowe nawe ubwawe urabizi neza ko akazi nawe gakora kandi ndabizi neza ko nari umugabo bidahabwa intebe nukubanza ibya cyo ntabwo byo turimo kureba tureba umwana urimo gukora muri iyi minsi murebe nawe kandi uri bubikurikiranye jya kuri YouTube channel yiwe amaze kugira abasabuzi barenga miliyoni yego undi magana ngahe 600 suhari ibyo bintu nimujya mubivuga undi mujye mushingira kubyo bita fact mu ruzungu urwo ni uruzungu nakubwira hari abantu kuvuga uruzungu ujye uvuga ibintu bifatika bigaragara umuhungu afite gumaguma undi nawe ni mu bishokoro ni mu byondo pfiriya ntabwo tuziyana ibi ngibi biri hano ni bya bindi by'abantu uza nimugoroba bakagupfumbatisha ukaza kuvuga ibyo utakavuze kandi ibi bintu ni ikibazo. hari abafana bakomeza kugenda bavuga ngo birashoboka cyane ko ziriya subscribe zishobora kuba ari ingurano bitewe nuko yaje gusanga afite abasubscribers barenga miliyoni n'amafaranga agira abafana turi kubona bamaze kuba amafaranga agira ku buryo yazigura nicyo kibazo nanone amafaranga kiriho ejo bundi batondetse abahanzi bafite sabu nyinshi mu Rwanda simbonye nose mbonye yaraziguze wapi none se mwatu we nukasenga tuje umugabo akurusha burya bajya bavuga ngo iyo umugabo akurusha manuza nuko karwaye imisha baranavuga ngo nutenda ukwavu utagira ukwavu yemera ko uzi kwiruka ubyo ngicyo ubwacyo reka musobanurire ikintu kimwe turebe aho twanyura hose ndakubwiye ngo ntabwo The Ben turamwemera nk'umuregend sibyo yakoze kera ariko ntabwo bivuze ko umwana uvutse ejo bundi kumurusha se igitangaza ntabwo icyo ari igitangaza niba byemerera niyakire kandi koko bibaho yego ubusa Cristiano azavuga mujya muri Tanzania urugero rwiza rwa Bruce Melody ni Diamond ariko bari mu byondo nuwo muri Tanzania imbere kera ariko ubu ngubu niwe mushyashya ni Diamond uyu ni Diamond utaza gukumaramo kutumaramo umwuka mukanya dukeneye gufana bakunzi ba BigTown TV reka ngenda maramatsiko mwabonye ko uwitwa Bruce Melody cyangwa se 001 bigaragara yuko abafana batangiye kujya baboneka hamaze kuboneka abafana bagera muri batatu bafana Bruce Melody jari n'abantu mwibwiraga ngo nta bafana afite arabafite kuko tumaze kubona batatu turi gushakisha n'abafana Melody umaze kuba umufana wa kane ufana Bruce Melody karanje nawe uri umufana Bruce
uzi ko hari melody koko nagira ngo baze akantu gatoya mbere yo kumvugisha nkwereka akantu nkorera manamba zawe unansinyire hano gusinyira aha ngaha oya njye ndaguha namba ntacyo bitwaye ariko reka nkubaze akazo k'amatsiko mbere ko nkubaza ukurikije ukuntu kuyibona uri umufana wakangaye hano kuri icyo gitambo cya Bruce Melody buriya sibyo andika nzikubwira okay ntarimo reka nkubwire sibyo uyu mugabo ni umugabo ukomeye cyane ni umugabo mu muziki nyarwanda tuzahora twibuka ibihe byose ni umugabo wa mugabo we Melody we uretse buriya naturutse ikiramuro ano bita ikiramuruzi naturutse ikiramuruzi sibyo noneho kamera iyi ngiyo barbwiye naturutse ikiramuruzi nitwa Kigeli Dance uyu mugabo mureba uyu mugabo ubuzima bwambwiye ku kinyamakuru nivuga ikinyamakuru cyangwa mbere ku kinyamakuru bita Igihe ibiganiro yabwiraga njyewe arambwira ati njyewe ndi umugabo mbwira kamera mbwira bariya niba bari kukureba Melody reka tugushimire cyane nari mubajije ngo ukurikije abafana ko hano Bruce Melody afite nk'abafana 10 na bangahe Bruce Melody afite abafana 100%. Abangaba ni abana b'abakire bamaze kurya ibijumba n'ibitoki n'ibiki niyo mpamvu bari gufana reba buriya w'ibirinete baguhaye angahe ngongena nta nubwo nshaka kuvugana nawe wowe ntabwo mvugana nawe fagitebye zatuma Melody ari wa mbere mu Rwanda no muri East Africa yego fagitebye Rudasumbwa Kagame Paul intwari yacu intore iganje ishema ryacu ni mukwamamaza umusaza wacu iya kabiri ubwo ni muri covid Samaya ndabona ncometse phone Samaya usanga n'ikoki zizo burana urakwambye none navuga ishema ryacu umusaza wacu ikindi fagiti ya kabiri ubwo si muri covid Samoya ndabona ncometse phone sa kabiri ya kabiri Samaya urasanga fite sasiso fite banana fite sasiso fite banana urakora byose kandi dushaka fite sasiso fite naribonye kabisa impamvu ya Bruce Melody wayibonye babandi ahantu bari ngiyo mfite amababa y'inkoko yawe mwabonye umufana wa Bruce Melody afite fagite ebyiri zumvikana iya mbere ni Samoya iya kabiri ntago nayumvishe iya kabiri ni Samoya sengera muri gukomeza kugenda mubibona cyane ko abafana ba Bruce Melody batangiye kuza maze ko n'abafana 16 ba Bruce Melody ku bafana 100,000 ngahe bya oya ndi kugira mbabona reka tukomeza kugenda tuzenguka turebe ibyo hari gukora hano ntabwo babizi ni ukuvuga umukene twamusiga muri iki kibuga twaje twarwambariye uravuga iki abafana ba Bruce Melody babonetse
barabonetse barahari naba nigeze mbora bro umaze kubona bangahe hano ba Melody bari mu bigori niho nababonye kari turi kumubona hano tayigageze nawe tayigageze reba uyu nguyu nakagaragara man tayiga agahinda karanyishe naranga umuntu umwe yesu ari umuntu umwe ndababaye dore agahinda karanyishe ugereranyije ukuri kubibona umeze fresh umeze kukubona nk'umufana wa gatandatu wa Bruce yewe ndi 001 ku mutima cyane icyizere icyizere kiri ntabwo twebwe nk'abasore ntabwo twafana umuntu utagira kode dufite kode yitwa 001 twebwe mufite kode ya kangahe ntabwo twafana umuntu utagira kode uyu muntu ari kuvuga bya kode ibyo ntabwo tubiheruka utatiyemo ubu ngubu turi kumwe n'igisamabu ngira ngo nawe wari kwiye depeni ku mutima yego reka mbabaze akantu kamwe bari kuvuga ko uwitwa Melody abafana yabatsimbye muri buze gutungurwa ese murabyemera ko abafite abasore babifitiye icyizere kubera icyo yahisha abafana be ukurikije uko wabibonye niba bifitiye icyizere naza n'abafana be naribwa ngo ni kompete hano ntabwo nabashobora kutaboneka niba yahisha n'abafana nabo bashobora kutaboneka ko yatinye urabona ariye uri ko ariye mpamvu yatumye tubura abafana ba Bruce Melody ku stade nabona uko nta cyizere bifitiye nta cyizere bifitiye message imwe kuri Melody baba bahari bari ko yazanye abafana be bakabari ubasize bari inyuma munyemerere barenga igihumbi bari inyuma bari kuri gate ariko mu kanya gato polisi igiye kubotoriza binjiremo barabuje kwinjira barimo kubacekinga barabuje kwinjira turi benshi mu kanya nibinjira abangaba bahita baburizwamo asante